umva ntuzangarukire mu rugo ugenda ugiye sinzongere kukubona umva ugomba gusubira iwawe urayama yose ugomba kuyamaho kandi ibishenge watewe ndatereriwe atangira kujya mu bikundi Claude Mongaliste amafaranga arampaye rwose none se ubu nta kindi gisigaye twigendere rwose ufite mituweli nta mituweli ufite ntayo rwose ndi kubeshya none ibibazo nyine nta mituweli ufite ntayo mama ngwino tebuka nkubwire tebuka hano tebuka nkubwire byagenze bite mwana niki tebuka umva uruzi niki ngewe ntabwo mbyumva ibintu numvishe mu mujyi nibyo ibiki ibintu numvishe mu mujyi ngo mutoni agiye kwishingira nibyo mutoni wanjye mutoni wawe agiye kwishingira agiye kwishingira mu mujyi ngenda bizi neza mvuyeyo barambwiye ngo agiye kwishingira none asahize izo nkuru nindi zikubwiye umujyi wose se wabimenye abandi bakabigenza ntabwo bishoboka mwana ntabwo mutoni yakwishingira ntabwo bishoboka bite ngenda kubwiza ukuri ko muvuye mu mujyi abantu bose barimo baravuga ngo mutoni agiye kwishingira mu rugo rw'umugabo ntazi wahehe njyewe agiye kwishingira byumve ko agiye kwishingira ntabwo bishoboka muhamagara none ahangaha ntabwo bishoboka ntabwo mutoni yakwishingira ntabwo bishoboka urumva ibyo bintu byashoboka muhamagara none asayize aze anabihakana ako mwana wabaye iki uri muzima
wabaye iki nje ndabizi kandi byambabaje cyangwa nawe nje ndabizi byambabaje ntago nabitabinjywa urabizi ko nacyenda oya Mutoni ntago yabikora itabi urabizi ko ntago Mutoni ariko Mutoni byumve nk'ukuri ko ngiye mvuye mugi abantu barenga ahubwo baragenda kugenda n'ibihumbi bingahe uwo muntu se ngugiye kumushakana waheye nje simuzi gose bambwiye kandi oya mwana wa Mutoni twirirwanye Mutoni wanjye ari hano n'ejo twari kumwe Mutoni ntago ibyo ntiyabikora ariko mama ari he ubundi aya masaha Mutoni arahari oya masaha ari he arahari Mutoni arahari nawe uhari arahari muhamagara reka muhamagare muhamagare reka Mutoni we karame mama ngwino hano ese mama ko nakomeza kumva muvuga cyane habaye ngwino si nguyu Mutoni ntitwirirwanye naze nyine yicara aho ngaho ngaho bitubwire ese byagenze gute njye ntabwo mbyumva yewe uyu nguyu Mutoni wowe amakuru bari kumbwira mu mugi amakuru yose mbanye mu mugi ubwo urayazi aha kandi ukunda kunteranya na mama ibyo urabikura he njye barabimbwira nabwiye uhora unteranya na mama ngo byagenze gute aje yirukanka aje atarwiyambitse ngo Mutoni ngo ugiye kwishingira ngo inkuru zose ngo azumushe mu mugi ngo hari umugabo ngo ugiye kugushaka nibyo umva umusaza wanjye ntumuze turamumenyereye ngeze mu byiberemo urishingiye ntabwo Mutoni yabikora njye ndabizi ko yishingiye Mariya arishingiye Odeta arishingira na Mutoni nawe ntabwo ibyo bintu bishoboka ntabwo Mutoni yabikora amakuru se ngifite ubwo urumva ndi kubera iki wumva ko ndi kukubeshya ubu igihe cyose nahereye ndi umwana wawe kugeza amasaha wumvisha ko ngiye kukubeshya njyewe oya reka nkubwire mwana wawe ntabwo icyo kintu Mutoni yagikora Mutoni ni bucura bwanjye Mutoni ni umwana nizeye ntabwo ibyo bintu yabikora abo bantu ni ibigambo byo hanze ntabwo Mutoni yabikora ariko mama byumve ko ukuri ko njye ikintu nzi neza nuko mukire ari ugiye kumushaka umuntu bita mukire aha umva nkubwire mwana wa iturize birabyuya ntibiba amaraso reka tubitegereze ariko mama njye none niba wanze kumva ukuri kwanjye njye ndeka nanagende ntabwo ndi burye n'umunsi ntabwo ndi burye oya ntabwo icyo mutari mwakimura ibyo bintu ntabwo ibyo bintu byabaho ntabwo bishoboka ntabwo Mutoni yabikora mana nyagasani ibyo ni amagambo y'abantu ariko si umwana n'ubundi koko we na musaza wanjye arabizi na mama oya Gakire ndamukunda ntabwo namureka ndaje ndagenda nibashaka baziyahura ntabwo mana yanjye uko byagenda kose shari wiriwe ese ko mva mvugisha habaye oya uravuga utarumva icyo byavuze shari ibintu byahindutse mbabarira tugire bubafashe babizi ndagukunda ni ibiki kandi umva mu rugo byahindutse na mama yabimenye na musaza sinzi ahantu yabikuye uziko nagira kumva nkumva barampamagaye muri salo ntabwo uziko rifata shari mbabarira b'ikintu yakunda umva nkubwire uko byagenda kose tugomba kubirangiza ahubwo genda ushake ba bakobwa b'inshuti yawe b'inshuti zawe ubundi ibintu tubitegure neza uhita uza wenda nyuma umuntu azajya kwireganya shari nta kibazo reka ngenda nawe mbacitse ntabwo baza nta kibazo wowe nanjye ubanza mufitiye amakuru rwego mva muri uzi ko Mutesi agiye kwishingira ngo agiye gukora iki agiye kwishingira nanjye ubu byanshanze ibyo bintu ntabwo mbyumva neza mwana ngo agiye kwishingira yesu mbega Mutoni suga yabuze iki mva nanjye simbizi pe afite mama we uzi ukuntu agira n'umutima mwiza afite na musaza mwiza byataye se ibahoye mbega nyine ni ukumugira inama nta kundi nyine yawe nanabonye ngo abyemere nyine ni ukumugira inama dufatanyije nyine namukareba nyine icyo uzakora we ndabona imvura ari nyinshi ni nyinshi pe reka nigenderaho kugira ngo nishingire ngewe nakishingura nyine ubwo bayi n'akaguru kandi ishenge watewe ndatereriwe atangira kujya mu bikundi Claude Mongariste kuvavi musambira gisoka kudutana n'umwari yamyifusho y'isi yose batamati yarakwera guest atakitaro umufungo bica tokine
mbabazi umusaza uri mu bikira weri ye baba we nari narakubuza mwana ni gani bari barambuze mbwira ibintu wari urimo turabona banaje nka reka nicare ye baba we baraje nka ku kiyaga kugira ngo ndusheho kumedita neza urabona nk'urubyiruko ruri hanze aha rurimo ruragenda rushaka kuba rwakinjira mu bintu by'umuziki bashaka no gutanga ubutumwa mu bantu nanjye nkaba ari cyo kintu komeza kwevorewa ndebe ko cyajya arimo irabwira nk'urubyiruko kuri tu n'uburyo abana bakora sikarizanye watenda tereriyo watangira kujya mu bikundi kuri de monkariste kuva vimusambira gisoka kubitana n'umwari yamyifusho y'isi yose madama tiara kweri gesta takitari umufungo byica tokine dr wampase desame kinifu saintu imirisho ngo itundirimbira kakanu ngiye ubuzima bw'iyi si buraruhanyije umutekano w'ubuzima turawiha komeza urugamba agakino k'iyi si ko karacyanyije abana b'imfubyi ubyanga kandi impano yari ayifite uwo ni nderere yarambwiye ati ako rero witonze ubundi bakwita nde izina ry'ubuhanzi izina ry'ubuhanzi nge banyita Mr Edman mutoto rwa majizo akavumo sibagire kintu umusaza nge rero burya izina ryanjye banyita power drug imbaraga z'ibiyobyabwenge ni na ryiza cyane gusa ntuzakoresha icyo kintu wenda baba bavugamo cya doroge uzakore ibintu by'ibihangano bizahwitura usa nkaho ufite impano yo kurapika injyana bita hip hop umwana namusanganye impano ariko akambwira ati ngomba kubanza nkajya njya mu bintu byo guhinga umuceri nkabareba ko nabona amafaranga aho ngaho reka nkunganye nakibuka ko natwe akazi tutagakoze tutatera imbere nkavuga n'ibyo by'imiceri wenda bizamudindiza urumva oya reka nkufasha aho ngaho ubwo bishoboka buri umuntu agira impano ye mu mutima we ushobora kumuhatira umuziki akawukora nabi mureke niba buri ikintu kikuri mu mutima ntabwo gihisha ashobora kuzahinga umuceri impano wayigendana mpaka niyo waba ugeze mu gihe cy'imyaka 30 40 waririmba kuko ni impano ni yawe ntayijya ahubwo wowe no mu buriri nkabyumva umva wowe reka abantu bose bikorwa bishire kunuza kuri publican bose babiri reka rero nkubwire ubu ni ihe nama wangira ukurikije ibyo bintu mba ndiho ngiye ikintu nzagufasha sibyo kiyagamba ndi kumva uburyo umuyaga ugenda wowe niba uri kwandika hip hop uzakenera uririmba chorus ndahari urahari ntago nzaguca amafaranga nzayikuririmbira chorus uri umugabo ejo bundi hari ikiro dufite muri yego center ndashaka gukora icyo bita promotion hano ruguru mu mujyi none wowe nkakwandikisha ukaza tukabakubita imirongo bikaba ngombwa n'indirimbo yawe sibyo hari abana ibyo ncika nkababura urumva ariko ubwo nkubonye ndakwizesha kandi umva humura reka nkubwire umva humura kuba umusitari muri yego center ni vuba vuba urumva indirimbo zawe barazikora amashusho neza urumva cyangwa guhura n'abasitari bo mu Rwanda bakanamenya ese ngiye nkubaza ninde kubera ukwesipira mu ntuza mu bahanzi b'abanyarwanda byanjye umuntu bita Bulldog ba Jay Paul abo kankumvishe nk'indirimbo bahereyeho nkunda kuba ndimo kumva wayumvishe hip hop ya kera mbese uze wumva uburyo atangiramo araza atangira noneho ngiye kumukupa nkomeze mukabironda nta na rimwe nsekera abibishwima badaseka amamenera bakamfatanya n'iminsi strago zikancira ishati ubuzima bwanjye kandi busogota kurusha ibindi nk'ikibindi kitagira ingata niko ntagaraga mu bandi nk'isuka itagira umuhini niko nabagatsa mu bandi game dukina bakaduto wase no ntaho tuvugira mu batunzi batuye ino twirwa gujugo kuri cyono cyuruzi injugu amaguru mu kirere nk'utwaye ifuku ubwo abo bantu batuma numva imbaraga nkizifite ko nabo ntibari bazi ko bazagira aho bageze cyane ndabyumva hip hop ni yakabisha tukagira tukabona igishoro cyo kujya studio reka tujye kumureba haguruka umwe wo mu miceri oya hari undi nturi mu miceri yabivuyemo haguruka ngo tugere kumureba sha haguruka ariko wanyumvishe ngizi kandi zakomeza barakumvisha ariko ubundi babaye ukakomeza
buzima bwacu. Umeze utese she? Ikaze rero hano mu rugo. Ariko akira ngwino nanyegera ubundi ufite ikihe kibazo? Nta kibazo rwose mfite sheri, noneho ubu ngubu ndakeka ibintu byaba byoroshye. Ubu byagiye mu buryo? Nta kibazo rwose. Nanjye burya waragiye. Ebana nsigara ntekereza ukuntu ngomba kubana nawe. Ni byiza. Wari urahari? Ndaho pe mu rugo nabo barahari. Mu rugo se ngase mbwira ukuntu mu rugo wabacitse gute? Nyine rega ngiye nagushenda gukunda ntabwo no kubasha kukureka. Bari batangiye kuzana ibintu bya rwasera nyine ntabwo sheri ntuzame gukira. Iyo musuzanye nako umva nakambitsenge ukuntu kameze. Umva ukuntu tumwere kambitsenge dutsindagira urukundo. Anje wowe se bitera? Amahoro. Ni karibu. Niko, umva wari dore iki nicyo cyane oya dore n'uyu nguyu bambwira ngo ngwino cyane hano ako uyu mwana akeye ari kaze hano nuko ngoma navuye nari njya kure umwana ako bari haye kabisa ako se nani nzimana reka kamuzanira akantu ko kunywa hariya nzimana kabisa akira nawe wiyaranje zichaka manukanye higiriya tarata umeze ute ako se wahipanze gute twarakundanye ageze aho basaza bene wabo bose bazana ibibazo ndabyumva ubwo yabaye mariage kocha ndavana haze tubirangize akundi dore nguyu rero ako se ako ndabona mwibuka kera yarahindutse yabaye mwiza pe ase dore afite n'amasoni naje ewa wari hagara aywe reka Atira nawe sha atira Cereburi buryo muziki ubuzima tuzabushobora koko baye hari ikintu utazi reba mu ngo kwa Rwankuba yambwiye ko yagiye mu mujyi yarafatishije ndamwumva bambe uramwibuka arwaye inuza amavunja amana ameze ukize arebye utazi nabira byaba ari abameri n'abapera ngo tuje turabasore so kuza kujonjora ibyatsi mubi aho bagiye gutera ibishimbo hari ikintu utazi ndashaka kubwira papa na mama wenda bakamata icyo gato cyangwa cunga yanunira ndepfo mu nguni yeze nahitema nkayigurisha nkabona ati ingeza mu mujyi oya kwiba ababyeyi ntago byaba ari byiza hasi kuri igicucu ngengeye gushaka amafaranga areke saze wa ubu gucakara njye bari igitekerezo hari aruguru uzambona ashaka kunsiga mu cyaro amaye udufaranga dukeya duke nyine none ndashaka ngiye kugenda nyine ndabizo wumvikana n'ababyeyi nyine ba mwana bagenda bavuga ko nabananiye ndashaka ko ugenda ukigisha papa na mama bakamata icyo gato mwongera kuri yayandi aho iyo wakoreye mu muceri cyaje igihe nyine mwari maze iminsi mwarambuze erega buriya naho narindi karanaziga bite n'igikweti iyi ni boss wayimaye uzi ukuntu boss ankunda yarambwiye ngo rimwe ndebe yanje bandi ihangane urangiye ndashaka gukira n'inza nzakuzanira inkweto ushaka nziza zose
i Kigali urahazi wowe ariko uzana Rwanda rumeze uko mu mujyi shaka yuko ndabyumva mfite make unyongerere umbwire na mama nyongere naho papa wenda muzi umugome anabi ako turamubaza twumve wowe umushobora turabanza tumubaze ako se naho make mwana gusa nanjye hano mfite uduceri dukeya ejo bundi nabyumvise nuko kongerera ejo bundi nabyumvise ngo watwaje mama ibishyimbo ngaguha amafaranga make dore naya ngaya nose ubu wari ugiye kudodesha isengeri dore yararangiye bamwe nta kibazo yaranaciye nzakugurira njyewe ariko ndagusigira n'ishati yanjye aha none hakira uzajya urugendo rwiza uri umuntu w'umugabo noneho njyewe ni ingaruka nzakugurira iki tugende tubwire ababyeyi noneho nzakugurira buretse ubigishe uriya papa agenda amutinya avuzeho gato nahita ngenda namuceka urabeza ako babana bahanga bagiye hehe niko nyiramahingura nyiramahingu wa mugore we yagiye hehera ariko si ibyaha byo byabaye ntigatike niko ayo mazi wagiye kuyazana gahono ubundi se niyo narya iki ubundi ko twariye ibyo twariye byose hari icyo twabona ariko ubundi b'abahungu bawe bagiye hehe nigeze kumva kuri radiyo ngo umuntu ajya akaraba neza ngo amasaha menshi ubundi se bizambuza kuvuvuka ariko rero ndabona itoto ari itoto usigaye umeze neza sinzi ibirungo usigaye urya muri iyi minsi rwose niko ndabirangije zana ako gatsima umuntu agaragure mu kanwa dore ko nuko agiye kujya i Kigali ariko ngajya hehe yambwiye ko agiye kujya i Kigali ariko iyo mu mahanga arambwira arajya mu mahanga kwiga ariko se wamuretse wamubujije amahirwe yo kwiga mubuze amahirwe yo kwiga ubu ngiye ko ntize ntabwo ndi umuntu ubu ko ntize ntabwo ndi amahirwe yawe si yoye iyo umureka se ukareba ko nawe nibura yakwigirira aho azagera oya ibyo ngibyo ntabwo ndimo ndabyumva ngiye muhamagariza hano ngiye naramubujije ndabonana nawe niba ari wowe urimo uramwoshya ngiye turabonana papa we hano sha niko icare hano mbanze nkubarira wa muhungu ngurashaka kujya hehe papa rero ashaka kujya mu mujyi urajya mu mujyi kwenda iki ubu ngiye ko nkuriye mu cyaro ntago ndi umuntu ushaka niko urabona ibyo bimeze nabi nta musore wambaye ishati imeze urabona ndakuze ubona amatuza ataramutuza niko inzara yenda kunyica ikwica kandi urimo urarya iyo nakutanye na mwana kwa Rwagasore yabaye mukire ubu warakennye yambaye inkweto ishashagira wambaye inkweto wambaye usigaye usa na so shaho dere wambaye ingofero nka so niko ukennye urura rutoki ahubwo niko ugomba kurubagarira uribeshya ukava hano ndahitana na nyoko ntabwo mu nkira jewe papa rero mva nkubwire nabajije mukuru wanjye yari yamaye make yari afite amaki amafaranga ushaka amafaranga ngo ujye i Kigali n'itike yonyine angahe numvise ngo ni ibihanda birebire binini cyane ngo ugende ukaruha nawe urabyumva ni menshi nyine haruta yandi amwe ujya uhemba baba uragera nongera ngurisha isamu ushaka kubera wowe oya papa nabira yahene y'abandi niko ngo yahene y'abandi narayiri ntabwo nzongera kubikora nari nabwiye na mama arambwira ngo arakumbariza ngo nyine umubwire uko bigiye none nagira ngo urabona ko Anyway. Kadogo. Muramu bande uko se mani usigaye ubahe. Bana ngenze kandi bero mu mujyi mwana. Kigali yarantwaye. Ndabona warasirimutse sha. Ni wageze mu akazi kose karaboneka. N'indangamuntu. Ni ikarita y'akazi, Akazi. Ni akazi. Ngenze gaye ndi umukozi wa leta. Nikuba nanjye nabaye mu cyaro aha ngaha.
ndi umushomeri ngeze mu mujyi raho ndakora umugabo umusigaye mfite akazi umbwira icyo ariko ntabwo nshaka kumva we muze uyu mwana rero umwana y'umusore iyo adatambutse nta nubwo amenya ubwenge ushatse kuvuga ko ntabwo azira ubu umwana uko umureba gutya icyaro cyamukwameyemo nta makuru ntaki nta nubwo azanye igihe kigeze ahubwo rero urabona njyewe mvi ntangana ari umuhinzi wari umuhinzi igishanga cyari isomeza tesha na papa nawe ngubu naramuzamuye yabaye umukire nabonye waramwubakiye niwe wamwubakiye ni njyewe wamwubakiye kuva nkimara kubona akazi Manuel bajya bavuga ni njyewe Manuel nuko sha warakora dogo nawe ujye umureka atambuka abanza arebe mu mujyi uko hameze kandi nagerayo azaza ari umusore ari umukire hariyo kazi kise no muri Rokobuteri hu reka ndaje Kigali ubu nanjye muri no minsi ndimo ndiga ndashaka gusubira ku kibuga cy'indege hano ndimo ndiga ibyo gutwara indege reka kandi navuye intangando mu adogo inguru namureke mureke bazagenda agere muri Kigali yige amenye ubwenge akure uzamubona ari umusaraje yaramubyibushye muramonda sinuka muze muhamahirwe rwose nabanza agere iyo rero ubundi abana nabanyina yabimbwiye mbanza kugira ngo nibyanye nyina rega nawe mama burafite umwana iyo ashaka kujya mu mujyi nugira ngo abagiye mu mujyi bose niko babibirara hari igihe bagenda ari babandi bafite ubwenge bwabo bose umwana azererwa mu kiraro cy'inka yahirira inka yahirwa mu gishanga kabukinyoni mu muceri inkange ntiyatumye ayigurisha ni kiraro radio Rwanda ikorera ihora kuba umwana yakirwa yahirira inka nubwo wayigurishije oya si yarame mukere ariko ntabwo nzongera kubikora azererwa mu gishanga kabukinyoni mu muceri amenya aho radio Rwanda ikorera reka ubu nawe urahazi ahubwo ngende umunyamakuru reka sinakubwiza ngo mfite akazi undi umukozi wa leta ngende umunyamakuru rwose ubu so wamukuha ntiwazamunjyanira ntabwo byumva kuri radio bavuga ngo urubyiruko ngo rujye gushaka imibereho oya nanjye nabitekerejeho erega gukura nicyo kintu kizima kibaho mu buzima rega ngenda kwemeza ko umva none rero Manuel karame musaza uyu mwana wanjye dere hano mfite udufaranga yigeze gukora ibidega hano muri quartier atuma inkange nyigurisha sha Mariza ntabwo nzongera akira dere aya mafaranga irangariza pe ndabiza ko ntabwo nzongera akira aya mafaranga utege ugende ariko mwana wanjye rwose ugende uzaze dere n'iyi ndwara yanjye iranzonze niko yewe ndajya amahoro ndageraho hirya uzagende numva ngo ni kure cyane wowe ugomba kubimwibwirira nta biganiro niwe wabimbwira ahora bimbwira ntabwo nkiryama mwana wa uzambera imfura rero maze uzagende neza sibyo kore umuhanda uzakubere mwiza ndajyana na Manuel uyu nguyu Manuel uyu muhungu wanjye rero gashuhe wanjye yego gashuhe wanjye rwose ndamukunda uyu mwana uri umuntu mwiza uri umuntu mwiza reka twere kugukereza ahubwo reka tugende gashuhe uyu nguyu ibyo kurya ni ibyanjye aho kuryama nahanjye ndetse n'icyongeho ngiye no kumuha akazi mu ruganda rwanjye uri umuntu mwiza haguruka icara njye kwambara utwenda mukuru wanjye yamaye rwambare nze tugende oya ngwino tugende ndakugurira inyande tugera hara kuri kenkayo nsezere na mama uriya gashuhe uriya ndakumva icyaro cyari cyaramwishe ariko ubu tuvugana ubu none ngiye kumukerebura mwigisha imodoka muzajya munyibuka koko iyi ndwara yanjye muzehe ahubwo iyi ndwara ufite mituweli se reka da mituweli se nyigira bwaheye ko nari ngiye kwigira muri ya nka ikaba yaragiye yego nabigenza ne muzehe rero kankwereke ngiye kukwandikisha ku kazi ubu ngiye kugushyira kuri MMI yanjye reka ujye uvurwa na leta witabwaho na MMI ni ikigo gikorana n'abasirikare usigaye uri umusirikare noneho ni ukuri kw'Imana rwose uri umwana mwiza ngende umusirikare wuzuye waramusirimuye waramwubakiye waramudabagije buriya gashohe ejo bundi bitazagutungura ngiye kumuha akazi mu ruganda rwanjye ni njye mfite uruganda rukora imikandara uravugisha ukuri hari ishami muri Kigali hari indi shami mfite muri Kenya tuvugana ngiye kuva leta ikimara kongera ikize nahise nzamuka ubu n'umugabo ntubatse ubatse heza ubu ngiye ntuye hano Igikondo utuye Igikondo ndi Igikondo hano kuri Nyenyeri Igikondo ugira nahamenya reka ntabwo njya koga ndumva ntameze neza umubiri wose reka mbanze njye koga se ndeba umeze neza ubundi twebwe dukaraba 5 ku munsi buri ubundi tuba tugomba gukaraba kugira ngo mwunguke iki ugira uruhu rwiza ugira isura nziza niyo mpamvu umuhungu wanjye agiye ikigarajyanye na Manuel ubu ngubu nanjye ukwaje
ampa bitanu ahubwo ngiye kwikopesha kamwe nkamire ntabwo we barankira se ahubwo yewe ntabwo ndagiye ngezeyo nshyizemo n'impamba ndahirya ngezemo numvise ngo imihanda miremire papa rero ubu ndagiye mwana wanjye rwose uragiye maze ugenda amahoro wasezeye nyoko se mama namusezeye muhamagara hano yamaye udufaranga yamaye udufaranga yambwiye ngo sinzapfusha ubusa ni ukuri mwana wanjye rwose ubu manywere arama akazi ndabizi araguha akazi hamagara nyokaze hano hamagara nyokaze hano mama we ngwino ngusezere ubu ndagiye ntabwo muzongera kumbona nako nzagaruka vuba ni ukuri rwose uzateguke hirya yo mu mahanga numva ngo nuko ugenda impamba yaguhaye yayimaye nzagaruka vuba ntuzambere ikiru oya mama nta kibazo umbereye rega buranze ubwenge namenye ubwenge oya ibyanyu ko bireke icyo genda wa muhungu aragutegereje aranegereje ariko hamagara murumuna wawe mukuru wanjye yaje anyware ngaho genda ugenda amahoro dore nguriya yaje ndabyumva ngiye kuguherekeza urayino matabaro yanjye dore numva ngo arashaka kugurisha hane ngo munsi y'urugo ukuntu rega burajya ninya kuko mba nabi wasa niyo mpamvu anyohereje ngo arashaka kuhagurisha ukuntu reka afite amadeni mu kabari hirya iriya maze kare numvise arimo kwigamba papa mba numva arimo avuga neza amadeni afite kare numvise arimo kwigamba ubwo ngiye i Kigali gukora araje ngo ajye mu kabari ngo yikopeshe ngo kubera bya bidega nakoze ngo akagurisha inka ye ngo nzaza nishyure ujye umucunga ko ari akantu atazakagurisha amatabizi ko nawe dore ugiye mu mujyi rero uzaza n'akantu ikote ryawe nzarigarura ndabizi nzarigarura nta kibazo none reka nkwerekeze nzarigarura reka buriya bayi papa ebana nabonaga wanyerereje ubwo nari nje kureba icyatumye utinda bayamaye nayiparitse none niyanjye naje nitwaye akose ko kutabeshya akazi akazi ngenda kagonda gafite buriya njyewe ningerayo byose nzabikora ku murongo reka nanjye nkwerekeze nagiye i Kigali wumva ngenda guha akazi kandi urahita wica umva ntuzangarukire mu rugo ugenda ugiye sinzongere kukubona umva ugomba gusubira iwanyu mu cyaro waje uri uruzingo none umaze kubyibuha amatora usigaye uzishajisha buri mwanya nzajya mpora ngura amatora umva sinzongere kukubona muri rwa rugo rwanyu uranyirukana ko kurabona ndi bugehe ariko zuko kamwana
oya wigira ubwoba dore bagira gutya ushyiramo wowe ushyiramo amafaranga nayo yandi y'umusaza yaguhaye nayo y'umusaza yaguhaye ayiwa tugomba kuyabyaza umusaruro ukahita ukira biroroha ubukire ni ubukire gusa ubukire ni ubukire atatureza dore bagira batya urabona ko icyuma kiba cyaka ushyiramo amafaranga wowe ushyiramo rero ukanda hano ugakanda nawe ubushyiramo ayiwa abateka mitwe b'ikiga atatureba uriya musaza nagira ngo mwereke yuko no mu mujyi twebwe tubaho kandi tukaba atatureba bagira batya batya bakacyatsa hano ugashyiramo 100 mo hano aha ngaha hama ugakanda ubwo wayabura uyabuze ntago amafaranga abura aburira heze kandi amafaranga twe turabakire nicyo cyabukire nakubwira kuko urabona iyo washyizemo igiceri hano kimwe cyonyine harimo n'umuseke twakize n'abakobwa beza barahari iwe ugashyiramo rero gushyira byoroshye shyiramo 100 ko rigiye hehe uretse noneho urakanda aha hehe kanda hano uretse igiceri cyawe kigiye kirimo birimo biravugira hese ubukire buraje birimo biravuga ubwo nibwo bwabukire ko gicecetse oya barayamase barayaguha angahe ongera ukande angahe ni 5 bigenze ute biraje iwe kiragiye buretse nyafata ngayo ayiwe bigenze shyiramo n'ayandi n'andi y'umusaza yaguhaye yose amare ayiwe aho ngaho urahita amare gatangiye kuza turakiza nawe gashuhe nayabonye ayiwe urongeramo garaje mana we baba we shaka aya mare ngada aya maramwa gashuye ugomba gukira ubukire nubu niko mu mafaranga yabonetse gasake cyanda azana nani reba nsigaranye reba kirayamaze yose oya n'ayandi y'umusaza yaguhaye yazane n'avanse bamaye mu rugo do kirayamaze n'ukuri mwana umva rero reka nkwereke mwana none gute umuntu yakuramo muri iki kintu ubundi kugira ngo uyakuremo bisaba kuba washyizemo andi cyayamaze komeza ushyiremo n'ugutyo kwezi kucyo wancutse kandi wari uzi ko kitakiyajya umva rero reka nkwereke kido yinjiremo oya ntabwo bayirebera amafaranga barimo ari yes akora mwana umva ngwino nkwereka ntabwo nahava kitayamaye ntabwo nahava ntabwo nahava uri umugome ntabwo ndi umugome mwana agosha uretse ngwino nkwereka aho ubukire buri amafaranga aho ngwino amafaranga yanjye urayama yose ugomba kuyamaho nibi ngibi ubu nshaka ngo njyanye mu mujyi wa kahambirwa amafaranga yose uriho kahamba uze ndarara he ako ntacyo nanjye umujyi ndaje ndawucakaza hose ndawucakaza uramba agomba kwivanga mu mirwano yabo. Ikindi nuko Akira ndetse na Taiga bajya guhinduranya umwe azana umukobwa undi azana ibwoba kugira ngo uzatange amakuru. Urabizi ko abantu babashanya sindio? Nashaka kuvugana icyo nashaka nakoze uyu munsi imari yanjye
Amakuru se? Amakuru ushaka Theo. Amakuru Theo. Ntabwo nagenda. Iwarembye? Reka. Kazi nicaye dore nanjye. Umeze ute se sha? Ariko ntabwo malariya irangije. Malariya? Malariya rero reka nkubwire umuhungu wanjye. Malariya irimo irica abantu cyane. Malariya irimo iratwara abantu ubuzima bwabo cyane cyane abagore batwite none n'abasore itabaretse bose irimo iratwara ubuzima bwabo rwose bari mu kaga cyane. Mu gitondo cyo kwa muganga rero. Unaraye intengurwa niriwe gutya. Ubwo utangiye gutengurwa rero njye amakuru ndafite ko itangira ititiza abantu gutya ibatenguza. Sha numva mu nzu hakonje ujya hanze. Banza n'icyo kunywa ino misozi yiwanyu yose tuzagira ngo mwe umuntu abaza gutya gusa imisozi yiwanyu ni miremire burya ne. Kumuzanira amazi. Ikintu cyo kunywa kindi uretse amazi nshaka. Ariko malariya imere nabi mu gitondo cyo kwivuza. Vuze rwose. Utayifatiranye yaguhitana mu kanya nk'akaguhumbya. Sha ngafata ku mazi mani. Nakonje ariko arakonje. Sishaka kumeze nabi wakigira hanze twari ahantu haranashyushye cyane tujye hanze rwose. Tujye hanze byose ndabona hashyushya. Narembye meze nabi. Warembye? Meze nabi rwose malariya. Kuremba. Malariya? Malariya reka nkubwire. Malariya imica abantu cyane. Malariya imeze nabi cyane. Ibaze. Nanjye rero iramfite rwose ndi kuyumva ko maze iminsi mfite imbeho nkumva gutya ndatitiye. Ya. Sishate reka ngubaze ikibazo kimwe. Ufite mituweli? Nta mituweli mfite. Nta mituweli ufite? Ntayo rwose ngiye kukubeshya. None ibibazo nyine ni ibibazo. Nta mituweli ufite? Ntayo mfite rwose. Je baba data we. Mituweli rero reka nkwereke. Ikiza cya mituweli urakiza ubundi? Nakomeje kubinegeza ntabwo nigeze nyitanga. Reka nshaka nkubaze. Urara muri supanete nibura? Hano umuntu w'umusore najya kura muri supanete. Iyo nyikizeho numva ndashyushye nkumva ikintu bibukiye bwinshi. Narakimanitse ntabwo kikiriho rwose. Iyo niyo ntandaro rero nkubaze nkubwire neza. Iyo niyo ntandaro yo kurwara malariya y'ubungubu. Ndetse Theo, malariya malariya ita typhoid urayizi? Uzi ko yari mbi cyane. Wapi ntabwo yizi. Ubuzi ikintu kimwe cyagutera malariya. Ese reka nkubaze ubundi hangaha ibidendezi by'amazi birangaha bite byabyo ubundi. Ndebe imibitambuka hano n'ibiki byose bimeze bite. Ntabwo njya mbyitaho ibyo ngibyo. Ukumva ko imibi ituruka he? Ntabwo njya mbyitaho rwose. Imibu rero ituruka rero nkubabwire neza. Imibi n'ibituruka n'ibi biburu byose birangaha ndeba byose ndeba. Cyo cyo kwa muganga Theo. Ariko se kuvuga no gutaruka. Cyagiye ko waje watanya waruje kumbwira uko nibagiwe. Theo. Haize mu bya malariya ni wambi. Ese uzi ko nagiye twahire mu bya malariya ndakwindibagirwa. Ako rero mu gitondo wifuze mujye kwa muganga mu gitondo cyaka. Umva rero mubwire iby'inkuru yanjye rero. Mu rugo rero ukuntu iby'iwacu byanje bimeze mu rugo. Mu rugo nabwiye mama ko yagiye wamukushiki wanjye yagiye kwishingira. Ariko ubu ngubu noneho byaba yanga. Uguzi bya Mutoni umugabo yamwirukanye neza ubu byarangiye. Hahandi yishingira gase? Hahandi yishingira gasha. Bamwirukanye neza ubu ngubu ntago azongera kuboneka. Uzi ko arambwira arimo arampamagara ubutitse kuri telefone akambwira ngo bamwirukanye sha. Bamwirukanye handi yashatse? Sha ubwo nuko nta kundi. Ariko niyongera kuguhamagara aze mu rugo. Data we niso ushate we. Nukuvuga ngo niyongera kumamagara ndamwihorera aze no muri mu rugo ni karibu. Ubwo nundi yagiye yijyanye azaze no muri mu rugo ni karibu nta kibazo nta kundi nyine twabigenza. Ahubwo ushate ubu nubwo nyine uko nabyakiriye. Ese ko ari uwanyu se aze mu mwakire nyine ibibazo byose byabaye. Nta kundi nyine twabyakiriye nese twagiye dutishate nta kundi nyine ubwo ahubwo nyiherekereza twigenzere nta kundi nese ubu nyerekeze twikayire nyine nyerekereza twige. Urura hari kubisanzwe ntabwo rwose nta kibazo mu bisanzwe nta kibazo. Nitangirwa nyine ndahera nta kundi. Sawa ngengere. Ibihe ni danje. Iby'iminsi byo ni danje kabisa. Ni danje urareba nanjye mvuye mu murenge kugira ibyo mfata. Ndabibona usigaye wirirwana nk'amadekuma wagira ngo waba. Izi ni documents z'umurenge kugira ngo hari ikindi kibazo. Wirirwana ibipapuro si bizakugaburira. Shava ku giti. Waje ujya guhinga. Ibintu ni danje. Izi ziba ari liste z'umurenge bantumye. Ndabona wirirwana ibipapuro. Ibipapuro rero niho harimo ubukungu bw'ejo hazaza hawe. Ubwo ngubwo kwirirwa ugenda mugisha reka nkubwire.
urumva nubwo tutiza biza ari mwebwe muri ngaho mbwira ariko wibuka ko ufite akazi nubwo atarakumwuga ariko ufite akazi ndagafite ariko ubuze wirirwa n'ibipapuro nkawe kugira bizakubiza reka nkubwire rero ibipapuro ureba birimo iboro urumva iboro ibi birimo boro ati gute ni ukuvuga ati buri kintu cyose nkoze ngomba kwandika raporo nkayohereza umurenge ariko nanjye nta muntu mpera serivisi y'ubuntu urumva erega nubwo turi uca abaturage amafaranga se erega nubwo turi ba mudugudu buriya natwe tugomba kwihesha agaciro none umuturage yakuzana ikibazo umuca amafaranga se none ikaramu se mba nayitoraguye we baragufunze naguraye kabisa ngo bamfunga njye se ndi ikigoryi bikora mu bwenge hanyuma guhangaho yakuzaniye ikibazo harabampa 5 umugore akarya n'abana bakarya harumpereza amafaranga 10,000 kimwe nk'uko nk'umuntu ugiye kuzamura inzu ntabwo unirirwa mugora urumva uziko ushobora kubusiga ufata ruswa ni iki nimba atari ruswa nimba waka abaturage amafaranga reka nkubwire impamvu atari ruswa kuko si impembwa akazi nkora si impembwa nanjye no kwirengera erega mani si ukukubeshya ubuzima bwacu buba buri mu kujya habi ubunyangamugayo rero buriya kera icyo bavugaga ubunyangamugayo ni ku mutima none ko utangiye kwangiriza abaturage baca amafaranga baca umugani mu kinyarwanda ngo ntawe ukamiye atanywera uwo mugani ni jyawe uciye se cyangwa n'umunyarwanda reka twegarukire ku kindi kibazo nanjye nubwo ndi kuguseka ibyo ukora ntabwo mbi ariko se ubundi wowe ubundi nubwo ngiye kugisha inama ubundi se uba mu ikode izo ruswa kuzirya ubundi zikumariye iki kwambara ishati ndabura iminsi imwe gusa wirirwa ndabura iminsi mike kugira ngo nzamure inzu yanjye nonse bakagukuyeho nzavaho mfite inzu ariko reka nkubwire ariko wowe wese uzasigarana iki oya nanjye mfite ikibazo buri uko ndeba rero ikode riranzengereje sinsinzira ikode ryaranzengereje nanjye ndi umusore ngaho reba nkawe uri umusore bakugize umukuru bakugirira icyizere umukuru w'irondo none se n'icyo utumva ikibura ni uko buri muntu umuca desa mu bwenge desa cyangwa turosa ukarundanya ukagura inzu umva inama njyewe nje kukugisha inama ya kigabo umva inama nziza ubundi buriya ko hari abantu bareba nka Karisa nijoro yaraye asibye irondo ubundi buriya wamuca nkamufata nkamuca 2 n'undi sinabona inzu nkava mu ikode ibyo bintu biroroshye wowe na mugenzi wanjye nkaho uri ukuntu ibintu byoroshye ugende urumva uzenda guha agafotokopi hanyuma ugende usa nkaho umwohereje urupapuro umubwira ati amafaranga tugomba kuguca naya ngaya kubera ko wasibye irondo hanyuma nanjye ikintu ndi bwagukorere nuko nta kintu na kimwe uri bwagira iki byaza umusaruro ureba naba ndi ikigo ry'umuntu w'umugabo naba ndi ikigo ry'inakuye batugiriye icyizere baramaye akazi kambwe ya mbere ugira indi utera umva nkubwire kandi akimuhana akazi imvura ihise nasogokuru kera yajyaga bimbwira ngo umuntu akamiza aragiye kandi ntawe ukamiye atanywera nkayibona kandi ruzamura igitwe umva icyizere kora hano uri umuntu w'umugabo ahubwo guhera mu gitondo nanjye hari inzu nabonye hirya hakurya y'umuhanda hari inzu nabonye bari mu kuzamura kandi nta cyangombwa bafite nzagutumira sha dusangira agafanta ariko nawe tukane nk'abavandimwe kuko twese turi abayobozi sibyo niba guhereza make nanjye ntabonye urebe ukuntu ngenza nanjye ndebe ukuntu mugenza nta kibazo aho ngaho nzagufasha kabisa nanjye uri kuzamfasha mugisha ibi bintu bigira ibanga biramutse bisohotse hanze batuniga batuniga n'ifura iyi leta ntabwo ikinishwa nubwo tubirya natwe tubirya tumeze nk'ibyihebe n'umugore n'umwana wawe ntuzabibabwira no mu nda ngo pi abagore ni babi umugore aburara kabiri agahita ajya kubivuga bakakudadirada ibaze numara cyangwa mwashwana rimwe kandi ruswa n'ubu ngubu iyo bagufashe ni hejuru y'imyaka 7 niho hazaba amafaranga atabarika ngaho mbwira noneho utagira n'ikibanza ejo bundi narabyumvisha sha hari umuhungu w'inshuti yanjye ibyo bamukoreye umva reka ngende tuyavuze bwakira bugake waba w'umwana wakumazi yeba haba mbere akiri umwana
ejo bundi ndubaka pisine. Oya ibi ntago wiriwe Mr. Edgeman. Ega kukureba. Aje kundeba. Shagana yingiye mu mujyi. Kabe mbiye ure tunaganireho gato. Shaka uzi kintu ndi kwibaza? Bakomazi. Shatwi. Hangaha mbona. Ngarituriye rwose. Biri kwicanga cyane. Nuko hari ibintu byagiye bigiruka abantu bajya mu midugudu n'iki. Reka nkubaza akabazo. Uzi bya bintu twapangaga? Yapfuye pe. Dawe mwana. Nagiye mbikubi iyo nkuru nyikoza wa musore inshuti yanjye. Bari banyemereye kuntera inkunga. Ko nzajya studio. Abyumvishe yanteye twatarambira ati reka. Ariko narima umva. Irandirimbo ngo ndi mu mutima. Nari maze kwishyira studio ndi gutegura uburyo ejo bundi. Yaja hanze. Kuza abantu bayitegereje. Kwitsuga abantu benshi barandika ati bite barambaza ati power droge kutokora bite utari gukora. Byagenze gute? Ejo muri navuye muri interview ngaragaza uburyo igikorwa cyanjye kigiye gutangira. None nta kintu ndi kugaragaza. Ariko bitewe nuko manager ari wemeye kuzazamo amafaranga ashyira indirimbo hanze yarabiretse. Nawe yarabiretse. None rero ngira ko ubu turabigenda bibuka cyagiye nsanga ku mazi hano nicariye. Twari twapanze ko ijya hanze igasohoka. Hari inzitizi ariko tutazitayeho. Urumva none se ikankubaze mbere akanama ngiye nshaka kukungura kandi nzi ko hari icyo kadufasha. Urabona nk'aha hantu dutuye aha hose nahaca isa n'iyahakabye ukaba ubona nta kintu nahakorera ariko hari ukuntu twatubura tugahiga amafaranga kiriya gikorwa kikajya hanze. Dutubura abantu. Reka nkubwire reka nkubwira ka hari uruzi hano ureba hari ahacu rwose. Umva reka nkubwire mazi babasha imashini ziyakabya. Wikigora. Reka nkubwire ufite umukiriya arekura amafaranga y'ivire Uganda ejo bundi. Ufite umukiriya yababa we ahubwo turakiza. Gushimira rero uzi rwose akazi. Ubwo naryamaga ngatekereza. Tuza nkatekereza mu mutwe bikanca. Tuza umbaza amafaranga. Umbaza amafaranga nanjye nkubaze. Umva wagiye ukamureba. Warangiza baba ndindira kanya gatoya. Aha papa nta n'umuntu uzahanyimura nta n'iki wenda we genda umurebe. Nitwa Ntabwoba Emi ariko nkina comedy cyane nizo nkunda gukina. Akazina ka comedy ni Bwenge. Abanzi cyane banzi kuri Bwenge kuko comedy nkina zirabashimisha cyane. Tumva ndi umworozi ndi n'umuhinzi. Urumva ubworozi bujyana n'ubuhinzi. Nkaba icyo nshyize imbere cyane nuko buriya umuntu akora ikintu kimurimo aba afite buri muntu wese avukana impano ntawe utavukana impano. Nanjye nisanze muri comedy ndabikora mbona birampiriye. Gusa imbogamizi mpura nazo mu buzima busanzwe nuko ntago twe twagira ibikoresho. Abana bahanga bagiye hehe? Mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri nkaba nkina filime amateatre sometimes nkanakina za comedy nyine. Narembye imeze nabi. Warembye? Imeze nabi rwose malaria. Kuremba malaria? Malaria reka nkubwire. Malaria imica abantu cyane. Malaria imeze nabi cyane. Ibaze. Nanjye rirampi. Amazina yanjye nitwa Vugimana Peter. Nkaba mfite imyaka 20 y'amavuko. Nkaba nkunda gukina film, theatre, comedy. Nkaba ndi na director wa film. Rero hari imbogamizi tukunda guhura nazo cyane nko muri Tide film industry yacu. Hari bazo ntabwo twatera imbere ku buryo umuntu aramutse arebye amashusho yacu cyangwa se ibindi bintu byacu ngarebe ko byujuje ubuziranenge. Gusa mu byukuri nuko inganda ziba zigitangira zikiforoma
hari ibikoresho runaka by'ibanze umuntu agomba gukoresha, nibyo dukoresha wajya kureba ugasanga kuko filime iragaragara neza, uyirebye akabona imeze neza, ariko ku buryo uramutse ujyanye nk'ahantu nko kwerekana abantu mpuzamahanga ntabwo twe twagira international, ariko mu buzima busanzwe ibyacu byari bifite karite. Rero nk'iyo tugiye nko kuri sene runaka tugiye nko gukina, hari imbogamizi dukunda guhura nazo, ugasanga nk'umukinnyi ntabwo yari yiteguye neza cyangwa se aje atari muri mood yo gukina. Icyo gihe bidusaba yuko twaba twakimura shoot tukazayimurira ikindi gihe ameze neza yaje yabyiyumvishemo. Icyo rero usanga ibi bintu ni ingenzi kandi tukwiye kubishyiramo impano yacu. N'undi uri hirya yakumva ubutumwa akumva yashoramo amafaranga, kuko ibi bintu ni ingenzi. Tugacisha ubutumwa bwacu mu gukangurira abantu benshi kuba bakirinda ibiyobyabwenge, kuba bareba ubuzima umuntu abayemo akabukina, n'umuntu uri mu kubureba akumva yuko ubukino byacu twakinnye ko bifite icyerekezo. Rero nkaba numva nasaba abantu bose n'abafite impano n'abatazifite yuko bakaza bakiyandikisha muri Tayode Film Industry, bakaba bazamura impano zabo babinyujije mu gukina film bikagera no mu rundi rwego.